This is Gospel Moment with David. Tugiye kwiga isomo ryitwa urupfu, umupfu n'ubuzima. Imana iravuga iti tureme, ndababwira impamvu mvuga abantu. Kuko interuro ntabwo wayisoma ngo we yuzuye ugezemo ukakiramo umugemo wa mbere ukavuga abantu kandi imbere tutatangiranya abantu. Isomo riba ryangiritse. Murasoma ngo tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe ba. Gurera imbere hari ikibazo. Ntabwo Imana yaremye umuntu, yaremye abantu. Icyo ngendere muri iri somo ntabwo ari iremwa rya muntu, mwene muntu, hariho abantu, hariho umuntu na muntu. Ni ijambo rimwe. Abantu, umuntu, muntu. Muntu ni iki? Ikiremwa muntu. Ikiremwa muntu niho ubumwe buraza ku kiremwa muntu. Ariko abantu ni benshi yaremye umugore n'iki n'umugabo, ndetse so murabisanga aho ngo umugore n'umugabo niko yabaremye. Ubwo yaremye umuntu, yaremye abantu. Singe wahera ibyabaye. Bari bafite ishusho y'Imana kandi bafite ubugingo buhoraho. Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 16 nsomera mwigisha. Uwiteka Imana iramutegeka iti. Uwiteka Imana iramutegeka iti. Ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka. Ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi, cyo muri iyi ngobyi, cyo muri iyo ngobyi ngaho ujye urya imbuto zacyo uko ushaka. Uzakirye ukurikije ubushake bwawe. 17. Ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi, kandi kiriya giti kiguhishurira, ukigushiramo, kiguteranya, ukabikwivangamo icyiza n'ikibi, ntuzakiryeho. Uramenye ntuzaryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Umunsi wakiriyeho urupfu ruzagutahaho. Uzagubwa nabi, uzarwara, uzakena, uzahungabana mu bwonko, ndetse no gupfa uzagenza ute? Bavandimwe dusangiye uyu mugoroba, urupfu rwaraje, ariko icyo gihe rwari mu itangazo gusa, ntirurakabaho ku mugaragaro ngo rube rwakwica umuntu. Itangiriro igice cya 3 hagiye kuzaho ivuguruza. Itangiriro igice cya 3 soma uhereye ku murongo wa mbere. Inzoka yosha Eva. Inzoka, Satani yosha Eva. Mu nzoka nimwe yihanze. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti. Ibaza uwo mugore iti. Ni ukuri koko Imana yaravuze iti. Ni ukuri koko murarenganye, Imana yaravuze iti. Ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi. Kuva iyi ngobyi n'ibi bitunda muraho mutaryaho. Uwo mugore arayisubiza ati. Umugore ahagurutse ikiganiro ati. Imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya. Imbuto zose turukwemererwa kuzirya muri iyi ngobyi, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'iz'Imana yatubwiye iti. Ntimuzazirye, ntimuzazikoreho, mutazapfa. Maze rero abadamu muri hano muramwumve Nyiranaka uko yabigenje. Bisa naho hari igitabo nasomyemo kimwe kivuga ngo aho umugabo yavuze amagambo 9,000, aho umugore aba yahavuze 18,000. Aho umugabo yavuze amagambo 5, umugore aba yakoze ibishoboka yahavuze 10.
akuba kabiri. Maze uyu mugore aravuga inzoka arayigisha arayisobanurira ngo yari ishaka kwiga kuko yari imubajije ngo ni ukuri koko nsobanurira Imana iravuze ngo nimuzande ku giti cyose cyo muri ingobyi. Icyo ni ikibazo gishora umuntu ngo ari utanga ubusobanuro ngo yihishura ahantu ari. Maze umugore aravuga rwose arabisobanura byose arabimara. Maze Satani amaze kubyumva abari utanga ubusobanuro bw'Imana itavuze. Igisubizo cya Satani, iyo nzoka ibwira umugore iti, maze inzoka ikiganira n'uwo mugore iramubwira iti, gupfa ntimuzapfa, ntabwo muteze gupfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi, maze namwe mukamenya uko Imana ibayeho, mukaba Imana, ntizongere kubashiraho iterabwoba. Aha bari bahamagaye urupfu rwari rutangiye kuza. Iyo Satani avuze ngo nta ruhari nibwo ruba rugiye kubaho. Mbega isaha mbi y'umugore, mbega kaga umugore yiteje akagateza n'isi yose. Ariko Imana ishimwe ari ifite ikindi gisubizo. Imana ntirateranye umuntu ngo agundagurane n'ibigeragezo itari hafi. Imana yaramuretse ngafata umwanzuro ku cye giti. Imana ndije ifata ku ngufu, iratureka. Yari yamuhaye imiburo ihagije. Ku munsi mwakiriyeho no gupfa muzageza mute, muzapfa. Mbega isaha yari ikomereye uyu mugore. Umudendezo yari afite mu ngobyi ya Edeni, akagendagenda hafi y'igiti cy'ibigeragezo, aho Satani yagomba kumuhamagara bimworoheye. Satani yahoraga muri ingobyi, ntabwo yarayijemo bwa mbere, yahoraga areba imyitwarire n'imibereho y'abari abantu, ashakashaka uburyo yazabateranya n'umuremyi wabo. Kandi nta kindi Satani yakora kiretse kubavana mu masezerano. Iyo tuvuye mu masezerano urupfu rutuzaho. Maze Satani aramubwira ati ibyo gupfa ntimuzapfa. Umugore aratinyuka. Umugore yivanamo impungenge yibwiraga ko afite. Uyu mugore aregera cya giti arakirya, agihaho n'umugabo we. Hari abagabo ba Ntibabaza. Hari umuntu wari witwa Ntibabaza. Adamu yabaye Ntibabaza, araherezwa ararya. Umugore nawe aramushuka aramurisha, amurisha igiti cyari kibuzanijwe. Adamu yazize kumvira umugore we. Icyaha cyo kumvira umugore uvuye mu mishikirano na Satani. Inzoka iti umugore ati, baraganira bahuza imigambi. Bamaze gufata umwanzuro w'itunda Satani arimurishije. Adamu nawe ntiyaba maso, ahaho n'umugabo we. Muzarebe mu gihano Adamu yahawe, Imana yatangije imubwirira ijambo ngo kuko wumviye umugore wawe. Niko byanditse? Yego. Ubwo wumviye umugore wawe, Itangiriro 3:17. Na Adamu iramubwira iti ubwo wumviye, ubwo wagenje ute? Kandi mu kubaha amabwiriza ngo ntibazaryeho ntibazagenze bate, bombi bari bicaranye, bari hamwe bahabwa aya masezerano. Yagomba gukomeza kumvira Imana. Abonye akizanye aho kumvira Imana yumvira umugore. Kuko wumviye umugore wawe, niyo nteruro ya mbere.
hari uwigeze kumbaza ngo ariko ngo none ngo iyo umugabo atarya ngo byari kugenda bite, naramushubije ngo simbizi, ibyo bizi Imana. Yewe se urakimbaza icyo ko byabaye, nje ndavuga ibyabaye. Hari abantu bigerekaho imitwaro kuja gusubiza ibibazo by'ibitarabaye, ngo ubwo arashaka uko byari kugenda. mu byihorere uko byari kugenda ntibyagenze ko tutibeshyera tukanabeshyera n'Imana. Byarabaye, Imana ifite umugambi wo gutabara uyu muntu yageze mu kaga, ariko Imana ntabwo ariyo nyirabayazana w'iki gihe. Satani yari afite umugambi ukurikiyeho, kuko yari yavuze ngo umunsi mwakiriyeho no gupfa muzapfa. Satani nawe ati ntimuzapfa. Satani yari afite umugambi wo kubihutana bakimara gutandukana n'Imana, ngo abarishe ku giti cy'ubugingo bazabeho ubuziraherezo batandukanye n'Imana. Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Iyitangira igice cya 3 ku murongo wa 22 na 23, 24. Imana yaratabaye noneho. Soma numva ibyabaye. Imana iratabaye, ikura Adamu muri Edeni, Imana imuvana mu Edeni. Uwiteka Imana iravuga iti, Uwiteka abaravuze, dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe ku byo kumenya icyiza n'ikibi. nitwe twari tuzi kubivangura, ko tuzi nuko twabigenza, none abyivanzemo. Noneho atarambura ukuboko agasoroma ku giti cy'ubugingo. Uyu nguyu noneho adakora ishyano rya kabiri, akarya ku giti cy'ubugingo, akarya akarama iteka ryose, maze akababayeho iteka ryose. nicyo cyatumye Uwiteka Imana imwirukana muri iyo ngobyi muri Edeni. Iramwirukana mu Edeni, gadashora intoke ze akarya no ku cy'ubugingo, kugira ngo ahinge ubutaka yavuyemo. byaguhinga ubutaka wavuyemo. Nuko yirukana uwo muntu, maze uwo muntu arirukanwa, kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi yo muri Edeni rwerekeye iburasirazuba ishyiraho abakerubi. ahari irembo aho Adamu yakongera guhirahira ngo asubiremo, ahashirwa abarinzi n'inkota yaka umuriro, bahashira inkota iri kwaka umuriro izenguruka impande zose, maze ingobyi yose irarindwa, ngo ibuze inzira ijya kuri cya giti cy'ubugingo. ntabwo Adamu yagomba gusubirayo. Igiti kirarindwa bitangaje. Ariko ngo Satani yari afite umugambi uyu, ngo umuntu azabeho adapfa. Abonye biramugoye, abiri ahindura ipaje. Noneho muri Adamu n'umugore we arabahugura ati, burya ntabwo muzapfa. Umwana we wa mbere amaze gupfa, baraje. Satani ati uyu ntiyapfuye, hari ahandi yagiye, ntabwo muzapfa ngo muzajya ahandi. Hari idini rimwe nzi muri iki gihe bavuga ngo iyo umuntu wabo yapfuye umva baririmba ngo umugeni yagenje ate, aratashe. Ni umugeni utashe, umugeni aratashe, umugeni aratashe. Bafite n'abapasitoro babikuzimu, mu gihe gito bakagaruka bakongera bagasubirayo. Umwe yatanze ubuhamya muri iyi minsi murebera, ariko iri dini uyu ryamuciye ko. Ariko ni haleluya amina, maze iminsi ikuzimu niyo mvuye. Ngo nibo bateguriye umugambi wo kwica undi mupasitoro mugenzi wawe. Ndi gukabya se? Muri kumva ndi gukabya inkuru? Ntabwo ndi gukabya inkuru. Ngo babikuzimu bakongera bakaza, bakongera bakajyayo, bakongera bakaza. Iki kinyoma nicyo cyubatse Babuloni. Amadini ya hano ku isi yose, yaba ya gikristo, yaba ya gipagane, baba bahindu, baba bacyamadini ntazi ukwangana. Iki kinyoma nicyo kibahuza, kirabahuje cyane. Ngiyo umuntu apfuye ntabwo aba apfuye, hari ahandi hantu abagiye. Uretse itorero rimwe Imana yahaye ukukuri, naryo ririmo bake babyizeye neza. Mvuze bake. Idini
ya gipagana nabanje umugipagana nahereyemo idini yo kwa Nyabingi, idini yo kwa Nyirabyinshi. Aho ngaho data yambwiraga ko abantu babaye abazimu, iyo umuntu apfuye aja kuba umuzimu. Abiwacu bajyaga mu kirunga hariya Cyanyamuragira, sinzi nahari nageze umisha se barambwira ngo nabiyo ngo bajaga kwa Nyamuragira mu kirunga hejuru. Ikera data yigeze kumbesha ngo ngavuye guhaha, inzara yateye twarumanura, ngo yagiye guhaha ngo muri Zaire, ngo avuye yo guhaha ngo anyura hafi y'ikirunga asanga abazimu bari kubyina basinze. Gasanga basinze ngo nuko yari kwihuta ngo yaragiye kunywaho inzoga y'abazimu. Ese niba bari kubyina akambwira ngo bose bari kubyina bari kwikiranya ikinimba, imbyino rwose ikomeye, ngo bari kubyina ngo ntawe utazaza, ntawe utazaza. Iyo mbyino yawe ntawe utazaza ibasha kuba ifite ukuri gukeya, kuko turabigeraho mu kanya burya ntawe utazaza. Ariko imbyino y'abazimu ntabwo iri mu kuri neza, kuko ntibabyina, ntabwo babyina kandi batagira ubuzima. Mbese Abahindu dini y'Abahindu menya ariyo ifite abizera, nawe niyo bitwa abizera benshi kurenza andi madini gusa, benshi cyane. Bazi ko iyo umuntu apfuye ari intungane, ari umuntu mwiza, abinka ajya kuba mu nka. Ntabwo barya inka Abahindu, ntabwo barya inka, bayinywa amata bakanayakaraba, barya amavuta yayo, banywa amaganga yayo, n'amase yayo barayarya cyane bitangaje. Amase, amaganga, ikintu cyo kunga cyose. Ariko inka zishaje bazubakira amazu ya pansi aho zizaruhukira. Umuntu mwiza rero intungane yagiye mu nka ni mwari. Aho kwica inka wakwica umuntu hariya. Uwisha inka afite igihano kirenze cy'uwisha umuntu. Abandi bo idini ya Kristo yindi nagiyemo, iyo umuntu apfuye ahinduka umutagatifu. Iyo yari intungane aba umutagatifu agahita ajya mu ijuru uwo mwanya. Akimara gupfa tumushingura we yageze mu ijuru. Yaba yarafite ibyaha bikeya akaja muri purgatori. Purgatori sinzi ahandi. Yaba yari umunyabyaha uwo mwanya agahita ajya mu muriro utazima wako kanya. Ariko ngo no muri purgatori hari umuriro mukeya, nawe urabababaza bari, ariko barabasabira misa bakavayo mu gihe runaka. Ikinyoma Satani yavuze ngo gupfa nimuzageza mute, ntimuzapfa. Igishigikiwe n'abahamya bagihamya. Nigeze kumva mu myaka yashize umubwiriza umuzengurutse u Rwanda hose agenda avuga ngo avuye ikuzimu amaze y'imisi, ngo yageze asanga y'inganda, ngasanga yo banyina na banyina wabo, asanga yo n'abapastori ngo baraganira, ngo banyina yasanze rwose baramubaza ngo uje kwenda iki, ngo yamanukiye mu irimbi ry'Iremera, ni mu irembo ryakingukiye ajyayo. Igeze kubaza abantu ntariko hari Iremera, munsi y'Iremera hari inganda, maze abashinzwe imisoro y'igihugu nto bari bamenye izo nganda ziri Iremera munsi y'ubutaka. Ngo ari inganda ngo zikora imyenda, ngo zikora ngo amavuta, ngo zikora amasabune, ngo zikora ibiki byose. Azenguruka igihugu cyose aherekejwe n'abareverandi ngo mwumve ubuhamya bwa mushiki wacu umaze iminsi kuzimu, kugira ngo ahamye ikinyoma cye. Ngaba we yabivuze numva ngo umunsi umwe ngagiye kubona
kabona haje umuntu ngo muremure ngo mwiza ufite ikanzu y'umweru ngo ndamwitegereza ngo mbona ni Yesu. Ngo Yesu arambwira ngo mwana wanje ngo waje gukora iki hano? Ngo ngwino twigendere. Yesu w'ikuzimu, Yesu w'ikuzimu. Bibiliya ivuga iki ku muntu wapfuye? Imana yavuze iki ku muntu wapfuye? Igitabo cy'umubwiriza igice cy'Icyenda umurongo wa 3 kugeza wa 10. Bibiliya itubwira iki ku muntu wapfuye? Umubwiriza igice cya 9 umurongo wa 3 kugeza wa 10. Haravuga hati iki ni ikibi cyo muri byose bikorerwa munsi y'ijuru. Reka mbabwire ikibi cy'ubindi bikorerwa munsi y'ijuru, yuko amaherezo ya byose ari amwe. Amaherezo ya byose namwe. Kandi imitima y'abantu yuzuyemo ibibi. Imitima y'abantu harimo ibibi, ndetse mu mitima yabo bakiriho harimo ibisazi. Abo bakiriho bose nageruye usomye iki? Ndetse mu mitima yabo bakiriho harimo ibisazi. Ibyo byo ni Bibiliya bivuze kiye. Mu mitima yabo bakiriho hari iki? Harimo ibisazi. Uwo ninje ninjye bivuze ninde? Bibiliya. Harimo ibisazi. Ariko iherezo bazakurikira abapfuye babasangeyo. Wisarisha ibisazi byawe, ibirenge bya nyuma byo gusara. Uzakurikira abagenje bate? Abagenje bate? Abapfuye. Uzakurikira bameze bate? Abacuruje. Oya ndashaka soma mwarimu, soma numve neza. Bazasara ibisazi birangire mu rupfu. Ngaho ibirenge, ngaho soma. Ariko iherezo bazakurikira abapfuye babasangeyo. Iri somo naryo rirangoye kuryumva. Babasangeyo. None se koko bazabasangayo? Muraho. Babasangeye yo. Nasi bazasanga bariyo. Nabo bazapfa nk'uko abandi bapfuye. Nuko turi kubivuga. Bazakurikira bapfuye nabo bapfe nk'uko bapfuye. Ushobora kuba ngo babasangeyo, bazabasangayo se bazasanga bari nabo bazapfa. Soma numve hepfo yaho. Ufatanya n'abazima bose abagifite ibyiringiro. Warahirwa aracyafite ibyiringiro. Kuko imbwa nzima iruta intare ipfuye. Ngwiki avuze ngo icyo asomye ngwiki inge imbwa nzima iruta iki? Sakwe soma. Imbwa nzima iruta intare ipfuye. Cice ubu ntibangwebye muhari. Iri somo riri kutubwira ngo uwapfuye nta gaciro asigaranye nubwo yapfa yari yitwa intare. Kiba munjuje muti umutindi muzima aruta umukungu wapfuye. Siko mwari kunsubiza mukanguye pandi kubareba. None se twigendere musoni babyumvise. Abazima bazi ko bazapfa. Uriho wese muzima bimenye itangazo. Abazima mwese muzapfa. Burya uragapfa ntabwo ari igitutsi. Uragapfa ngo arandutse wandutse ngo ndagapfa. Uragapfa nyine. Mwese uragapfa nyine. Turese turagera kugupfa. Urakagenza abazima bakubwiye ibyo uzabamo se.
none se nyine arakubeshe se abazima bariho bose bazi ko bazagenza bati nanje ndagapfa maze nzarura ubwo se birantwara iki ubwo ijambo bambwiye niryo riranyica uwo mwanya katugere ku rupfu nyarwoti abazima bariho bose bazi ko bazapfa ariko abapfuye bo ntacyo bakize ariko abapfuye bahagaririye aho kandi nta ngororano bakizeye kuri iyi si kuko batakibuka nta n'ukibibuka urukundo rwabo n'urwangano rwabo n'ishyari ryabo ibintu bingahe icya mbere urukundo rwabo kabiri urwangano rwabo gatatu ishyari ryabo biri hehe byose biba bishize kwishamambo nta na kimwe cyasigaye baruhiye ubusa kandi nta mugabane bakizeye mu bikorerwa munsi y'ijuru byose none muri kugabana amasambu yabo hari akantu umuntu wasigiraga iyo mugeze ku meza muri kurya umuceri yasize aguze yasize ahinze amafaranga yasize akoreye hari agasosi mujanaga ku gituro utiyakundaga icyayi n'igikoma ahubwo reka nze mbigabanye kubivuga soma twigendere kandi nta mugabane bakizeye mu bikorerwa munsi y'ijuru byose hano munsi y'ijuru nta mugabane bakizeye ntacyo bagifiteyo kugeza ibihe byose iteka ryose igendere wirire ibyo kurya byawe wishimye igendere nyakwigendera we kandi winywere vino yawe n'umutima unezerewe ejo urarya unywe kanwe agakoma agatobe ntabwo mvuze amafanta kuko Imana imaze kwemera imirimo yawe niba Imana imaze kwemera ibyo wakoze imyambaro yawe ihore yera ntuzanyure mu nzira ngo ugende utameshe hari abantu bandarika ubuzima bwabo ubwo se ko none ko nari ngiye mu mirimo ngo nari nambara ibimeze waya wibesha jya uhora wameshe nubwo ugiye kwikorera ifumbire uragenda wameshe ote iki isi nicyo bivuze hari uragenda ufite igisarubete gitwikira ugende umeze neza nugera ucambara igisarubete nurangiza ukora gutaye mu nzira ntukanyire mu nzira udakarabye oya wajewe ngo ndi umukarane ngo ukikorera itaka ryo mu nzu yose ngo ritahara juraho rumeshe niko bugabo ibindi namafuti uje muramesa ariko abanyamugi senda bigisha kumesa kandi bwo buzima bwanyu ubundi wanyura he utamesha uzawukandagiremo hari utamesha ururi bazagukorera icyo bita ivugurura amategeko bazagukorera amategeko avuguruye uzajura mesa imyambaro yawe ihora yera kandi mu mutwe wawe ntihakaburemo amavuta ujurasi abagore ntonda bakiraha amavuta amaki mu mutwe wawe hahoremo iki mwebwe we iri somo ndeye vi bararinogeje neza abagabo namwe muje murashiramo dukeya baraje hari ibyo nsigaye mbona abagabo biyandaritse isomo nzarigarukaho gasanga ibintu ntabwo ari byo nshuti zanjye cyakora nubwo abantu bafite umudendezo wo guhitamo hari igihe uhitamo nabi uri umuntu w'umugabo ugahitamo nawe ukiyambura uwo wari we uwo wari ugomba kuba we ukamukuraho wishimane n'umugore wawe ukunda iminsi yose uzamara ukiriho umugore nzamugarukaho kwishimana nawe ariko rero mubanze mwogosha ubwanwa abagabo mwogosha ubwanwa muca inzara hari inzara iki muzice ye hari urwara rwaba rufite impamvu ariko nta rw'ikiyone nta rwakagoma rukureho kuraho urwakagoma asigaza urugize icyo rumariye urutoki uko inzara zaremeye gukomeza imitwe y'intoki ngo zifate zikomeze ariko si ni amahembe oya inzara ni amahembe ugasanga umugabo hari uwo nigeze kubona
urwara yarushakiye agatambaro ari mu mirimo akarupfuka mbanza kugira ngo ahafite igisebe nawe afite ihembe ry'urwara. Ibyo ni ibiki? Sikusi kwigendere mwana, wishimane n'umugore wawe iminsi yose uzamara ukiriho. Niyo Imana yaguhaye munsi y'ijuru yose ni iminsi yawe y'imfabusa, kuko ibyo ari byo wagabanye muri ubu bugingo. Yego, kandi no mu miruho yawe ugokera munsi y'ijuru. Ako kantu n'umugore wawe, umurimo wawe wose werekejeho amaboko yawe ukorana umwete. Yego, kuko ikuzimu aho uzajya nta mirimo nta n'imigambi uzahabona. Umurimo wawe wose werekejeho amaboko ukorana iki? Kuko ikuzimu aho batinya kubivuga. Kuko ikuzimu aho jewe kumva bije bahindukiranye nta numwe ubyishizeho, mwese murabihinduye mu binsuseho, ntacyo bitwaye, ntacyo bintwaye. Kivuze ngo ikuzimu aho nzajya. None mwese mureteruye muti itani byawe, ntacyo bitwaye. Ushobora kutazagutanganya, nakurahi uko turaha ninduragenda mbere, uko turaha twese ninduragenda mbere. Ninde kandi byanze bikunze twabyumva tutabyumva uko twicaye aha ndakurahi hari uradutanga, ariko ari he ngo tumutunganyirize byose azagenda amahoro. Kuko ikuzimu aho uzajya nta mirimo uzasangayo, nta migambi, nta no gutekereza, habe no kumenya cyangwa ubwenge, nta gifaransa, nta ringara, nta buhanga, nta komerse, nukubayo gusa utariho. None se Yobu yavuze iki mu gice cya 7 umurongo wa 1 kugeza uwa 10? Yobu yavuze amagambo aremereye cyane. Yobu igice cya 7 umurongo wa 1 kugeza uwa 10. Yobu uvuga numve. Mbese umuntu akiri mu isi ntabafashe igihe mu ntambara? Mbese umuntu akiri mu isi vandimwe nyuze ha muri uyu mujyi uyu mumotari yanzanye anyuraniyo ari guseserana ni gusengera mu mutima agasesera akatamo agatahenengera mari bipine amapine ari kunkoraho handi buryo ni bumoso sahirageze tu sahiregereje we usomye ngiki. Mbese umuntu akiri mu isi ntabafashe igihe mu ntambara? Umuntu uriho ku isi ntafashe igihe mu ntambara? Ni minsi yese nk'iyukorera ibihembo. Minsi yese nk'iyukorera ibihembo. Uko umuretwa yifuza igicucu, umuretwa yifuza agacucu, n'umukozi uko arindira ibihembo bye, uko buri kwezi tuba turindiriye imishahara, niko nahawe amezi anguye nabiho ibihembo. Yobu waravuze ngo yahawe amezi amugwa nabi, yahawe nk'ibihembo. Kandi nategekewe amajoro antera imiruho, kandi amajoro yose arambabaza. Iyo ndyamye ndavuga nti buracya byari ngo byuke, wajoro we urashira byari ngo mpaguruke. Mpora ndarangaragurika bugacya, ndagaragurika simfite urubavu rwo kuryamira. Umubiri wanjye utwikiriwe n'inyo n'imvuvu. Se wari wagira umubiri uri hinyo? Yobu we, umubiri wanjye utwikiriwe n'imvuvu n'inyo. Uruhu rwanjye ruriyasa rukava, uruhu rwanjye ruraturagurika buri kanya. Iminsi yanjye irihuta kuruta ikibohesho cy'umuboshyi w'imyenda. Iminsi yanjye ndabona yihuta cyane, nsatiriwe n'urupfu. Ishirari nta byiringiro, ndikumva ibyiringiro binshiranye. Nyamuneka ibuka ko ubugingo bwanjye ari umuyaga gusa. Bati ubugingo bwanjye ni ubusa gusa, n'umuyaga uhuha. Ijisho ryanjye ntirizongera kubona ibyiza uko. Ijisho ryanjye riragiye guhuma, ntirizongera kureba ibyiza. Ijisho ry'undeba ntirizongera kumbona, n'uwambonaga arekeraho ntazongera kundeba. Amaso yawe azaba ndiho ariko sinzaba nkiriho. Imana izandeba ariko nje sinzaba nkiriho. Yobu ni umuntu w'umugabo. Yobu ngaho soma. Uko igicu cyeyuka kigahera, uko igicu kireyuka kigahera, niko numanuka gikuzimu atasubira kuzamuka ukundi. Ndakurahiye ngo dufite pastor ngavuye kuzimu mva mbisi.
ariko abantu bagira ubwenge, abantu barareba, ntazongera kuzamuka ukundi, ntazagaruka mu nzu ye ukundi, asiza yujuje ariko ntazayigarukamo, naho yaratuye ntihazongera kumumenya, n'amasambu yaguze n'umudugudu ntuzongera kumumenya. nicyo gitumye hiyumanganya, naniwe kwiyumanganya, mvuze mbitewe n'agahinda, ako n'agahinda kanyuzuye umutima, ndaganyamaganya mbitewe n'ishavu riri mu mutima wawe. ishavu ryo mu mutima wanjye rituma mvuga. Yobu igice cya 8 umurongo wa 9. Erega turi abejo gusa kandi ntacyo tuzi. Twaze turi gukaragwa wari uragenda mbere ahubwo turi abejo. Nitugira amahirwe turabaryari, turi abejo gusa burya nta nico tuzi, kuko iminsi tumara mu isi ari igicucu gusa. Ariko aka kanya nabaga ndi kwidunda ndi umujene, nari yise umutuduruwa. Ese muntu widunda numvaga ndi kugenda gushaka hano nasimbuka buri kandi, none ndi kujya gukoza intoki hasi ngo nk'amakambe. Turabejo kandi ntacyo tuzi. Yobu 14 umurongo wa 1 kugeza wa 4. Umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito, abagore mwaruhiye ubusa, kandi cyuzuyemo umuruho agakenyuka. Abagore ariko se kamanze mbaze hatagira umuntu wavuye mu ntego, ninde uraha utarabyawe n'umugore? Ari he umuntu wabyawe n'iki? N'umugore. Arama igihe kingana iki? Gito. Akageza agakenya. Ngo bandutse ngo nawe umuntu ngo kunduka ngo turi ibikenya twese. Wese ni ibikenya, nuko wamara imyaka 100 uri igikenya. Uri igikenya urakenyutse. Wabyawe n'umugore arama igihe gito akageza agakenya. Avuka ameze nk'ururabyo. Maze agacibwa. Ayiwe. Ahita nk'igicucu kandi ntarame. Umuntu bamwise igicucu ho byakomera. Ahita nk'igicucu. Nako ibicucu byirwaga twibwaga mu muhanda turi nk'ibicucu biri kwigendera. Ngejo ugashaka ko yabaga ari ahita nk'igicucu. Ntabwo ari igicucu cya kintu umuntu abwira n'umuri igicucu ashaka kumbwira ngo ntagira ubwenge. Ahubwo ni igicucu kigihita cy'igicu kigenda, ahita nk'igicucu akigendera agacibwa agashira. Yobu igice cya 17. Yobu 17 umurongo wa 13 ugeze 16. Iyo ntegereje ikuzimu ko ariho iwanjye, iyo ntekereje ikuzimu ko ariho iwanjye. Oya. Nibyo. Hanyuma abahungura. Yobu aravuze ngo iyo ntekereje ntabwo iyo ntegereje. Iyo ntegereje ikuzimu ko ariho iwanjye. Buri wese ubu ntafitiwe. Buri wese bakubaga iwawe ni uti iwanjye ni hari. Nekada ikuzimu. Iyo ntegereje ko ikuzimu ariho iwanjye. Iyo nshashe uburiri bwanjye mu mwijima, nta mashanyarazi ariyo de ngo kandi ariko ngo mwacana tukareba. Iyo nshashe uburiri hehe mu mwijima. Iyo mbwiye kubora nti uri data. Kubora uri papa. Uri daddy. Papa yavuyeho uri daddy. My daddy. Iyo mbwiye kubora nti my daddy. Nkabwira n'inyo nti uri mama kandi uri na mushiki wanjye. Nkabwira n'inyo nti uri mama. Inyo mama kandi uri na mushiki. My sister. Mushiki wanje we umunsi. Ariko Yobu afite ibintu bitatu bikomeye. Ize yitwa kubora, nyina yitwa inyo, bashiki be ni inyo. Iyo bamuteraniyeho asigara afite iki?
na 0 ntayikwiriye. Inyo mama azaturuka, bashiki banje baturuka, naho daddy azaba ari gukontorora ico gikorwa. Bibiliya Yobu afite amagambo akomeye cyane mwaba n'Imana. Yobu ndamushimye, hari aho ndamushima cyane we. Yobu we ndaje nkabwira nti kubora, uri data ninyo, uri mama, uri na mushiki wanjye. Noneho ibyiringiro byanjye birihe? Noneho ibyiringiro byanjye birihe? Kandi ibyo byiringiro byanjye ninde uzabibona? Ninde wabibona ibyiringiro byanjye? Bizamanuka bigere ku myugariro y'ikuzimu. Bizamanuka bigere ku myugariro y'ikuzimu. Ubwo nzaruhukanira nabyo mu mukungu. Ndakwemeye Yobu. Ubwo nzaruhukanira nabyo hehe? Muzareke turuhukane n'ibyiringiro. Dufite ibyiringiro bizima, kuko mu gihe gito abasinziranye ibyo byiringiro bazongera kuba iteka ryose. Murongo 16 yawusomye namwumvise. Yobu 19 murongo 23 ugeze 24. Iyaba amagambo yanjye yari yanditswe, nibashake abanditsi banyandikira aya magambo, iyaba yari yanditswe mu gitabo, maze bayashyire mu gitabo. Humura twayashyize mu gitabo. Akandikishwa ikaramu y'icyuma n'icyuma cy'isasu, kandi bakandikisha icyuma gikomeye cy'isasu, agakebwa ku rutare ngo ahoreho iteka, kandi bakayakeba ku rutare ngo ahoreho iteka ryose. Ariko jye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. Ibyo mumbwira byose umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi, kandi ku musozo Karuvari zahagarara ku isi. Kandi uruhu rwanjye nirumara kubora, umva ibyiringiro we, uruhu rwanjye nirumara kubora, nzareba Imana mfite umubiri, nzareba Imana mfite umubiri, nzayireba ubwanjye, ninjye jyenyine ubwanjye, ntawe uzankontorora, nzayitegereza. Amaso yanjye azayitegereza saa yundi, nayanjye azayireba. Nubwo bashiki banje bayabojeje, mama akaryaho, data agakontorora, uwo mu ijuru azampindura mushya. Nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Urukumbuzi rwo nsigaranye. Yobu 13 umurongo wa 13, hera kuri 12 ugeze kuri 13. Yobu 13 umurongo wa 12 ugeze 13. Numva amagambo Yobu avuga. Amagambo yanyu akomeye ni imigani imeze nk'ivu. Ongera twumve. Amagambo yanyu akomeye ni imigani imeze nk'ivu. Muri kuruhira ubusa ntabwo ndacika intege. Ibihome byanyu ni ibihome by'icyondo. Ari kubwira abazofari, ibihome byanyu ni ibihome by'ibyondo. Nimuceceke mundeke mvuge, muceceke abari icye uvuga, bingirira uko bishaka, bizangenza uko bishaka. Mwumva ijambo ryanjye ngiye kuvuga. Niki gituma nirya nkimara? Kuki ni kwirya nkimara ngahara amagara yanjye? Kuki nahaza amagara yanjye? Naho yanyica napfa nyiringira. Haleluya. Naho Imana ubwayo yaza kunyica napfa n'ibyiringiro. Nubwo bimeze bityo, inzira zanjye nzazikomeza imbere yayo. Ntabwo ndacogora imbere yayo. Nubwo bamubwiye ngo Imana niyimwisha niyimuhana toya, naho yanyica ibigambo byanyu bimeze nk'ibyondo, nk'ivuri gutumo. Imana si yaranyisha, naho yanyica napfa nyiringira. Hayi cyamba nkagira ibyiringiro nk'ibyayo. Oya, ntabwo ndi kubyifuza, nanjye ndabifite. Kubera se Imana ya Yobu siyo yanjye se. Zaburi ya 90. Reka na Dawidi yongeremo murongo wa 9 kugeza 12. Kuko iminsi yacu yose ishize tukiri mu mwijima wawe. Iminsi yose ishize tukiri mu mwijima n'umujinya w'Imana. Imyaka yacu tuyirangiza nko gusuhuza umutima. Tuyirangije nko gusuhuza umutima. Iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70. Sindayigeraho ndaje ariko. Imyaka yo kubaho kwacu imyaka 70. Ariko kandi nitugira intege nyinshi kagera kuri 80. Nitubihangange tuzagira 80.
nyamara ibyiratwa byayo ni imiruho n'umubabaro. Aryo umuntu w'imyaka 80 abakiri ku kazi arahembwa, aravoma se, yaguhingira, yakuririmbira se, ahari yabwiriza ikibwirizo kikarangira, yakora ivuna ry'ibyumweru 2 se, yatsinda igiti kikagwa, ubuzima bwe. Soma twigendere. Kuko ishira vuba natwe tukaba tugurutse. Irashira vuba kandi duhita tuguruka uwo mwanya. Ninde uzi imbaraga z'uburakari bwawe? Nta wamenya imbaraga z'uburakari bw'Imana. Akamenya umujinya wawe uko wowe ukwiriye kubahwa. Kandi uri nyakubahwa, twebwe turabo kubaha Imana. Yesaya igice cya 57 murongo wa 1 n'uwa 2. Yesu urupfu ruzakomeza kudutegeka, urupfu rurakomeza guhigaranzura aho ngaho, rwo ntabwo ruzapfa. Yesaya 57 murongo wa 1 n'uwa 2. Umukiranutsi arashira, umukiranutsi aragiye, ariko ntawe byitaye. Ariko burya nta bantu babyitayeho. Abanyabuntu barakurwaho kandi abanyabuntu barashize. Ariko abantu ntibazi ko umukiranutsi abajijijwe ibyago byenda kuza. Abakijijwe ibyago, umukiranutsi abarokotse ibyago byenda kuza. Agera mu mahoro umuntu wese wagendaga akiranuka. Agera mu mahoro umuntu wese wagendaga akiranuka. Azaruhukira ku buriri bwe. Uburiri ndabukumbuye abantu b'Imana. Yewe ubwo buriri ninde wankangura? Asinzirira mu mahoro, agera ku buriri bwe buriho amahoro. Nasomye amagambo ngo uyu muntu asinziriye yapfuye nta kindi gihe. Reka mvuge ijambo muremera mukererewe, muraryemera mukererewe, muragenda muri kuritekereza. Mwijuru ni kuzimu, aho umuntu w'Imana asasa uburiri akahasinzirira, bija guhwana. Nta byago byakongera kugusangayo, no mwijuru nuko. Nta wakunegurirayo, no mwijuru nuko. Nta gihe kibayo, no mwijuru nuko. Ntibarambirwayo, no mwijuru nuko. Ikinyuranyo ni kimwe, abasinziriye bari muri Kristo barahirwa, kimwe n'abazahirwa bagiye mu ijuru, bose barahwaye. Yesaya warurirangije iryo somo harya? Naringeze ku murongo wa 2. Warurangije? Yego. Yesaya 26 murongo wa 19. Mfite ibyiringiro mu mutima wanjye yuko urupfu ruzakurwaho, abasinziriye bazongera kubaho iteka ryose. Bitabaye ibyo twaba twarizereye ubusa. Niba abasinziriye batazongera kubaho, Kristo yacunguriye ubusa. Tuzongera tubeho kandi iteka ryose. Nagize amahirwe mama arambyara, nagize andi mahirwe mvuka ubwa kabiri, nagize amahirwe mfite ibyiringiro bizima, nagize amahirwe nza mu itorero ryashinzwe n'Imana. Ntabwo ari umuntu watekereje itorero, ntabwo ari abantu bakoze akanama ngo barishireho, ryahanzwe n'Imana. Nagize amahirwe, ndashima Imana. Nzongera nturi ituro ryo gushimira Imana. Njya nturi ituro ry'uko n'umundi bandizite, njya nturi ituro rimwe mu mwaka, ntihagira ubimenya, harigita ngo ndagushimye Mana kuko n'umundi banditse umunsi wa 7. Iryo turo nkaritura Imana, ndaryibutse ko ntinaritura muri uyu mwaka, ndaritegura, ndongera nitegure. Ndashima Imana ko n'umundi banditse umunsi wa 7. Amen. Itorero ryahamagawe n'ijuru, ufite ibyiringiro. Yesaya 26:19. Abawe bapfuye bazaba bazima. Abande nabanje, ariko nabanje bazaba bazima kuko nababwirije ubutumwa. Ariko abavuzwe n'ab'Imana, n'ababyawe n'Imana, ababyawe ubwa kabiri, abana ba Yesu bazongera kuba bazima. Intumbi
intumbi z'abantu banjye zizazuka, intumbi z'abizera bari mu byiringiro bazazuka. ababa mu mukungugu mwe, yemwe abari mu mukungugu mwe, nimukanguke muririmbe, kuko ikime cyawe kimeze nk'igitonda ku byatsi. tuzakangukira muri za korari twese, tuzazuka turi abaririmbyi, ntawe uzatubuza kuririmba. Kandi ubutaka buzajugunya abapfuye, ntabwo buzakomeza kudufata, tuzabuvamo. ngeze ku isomo ribanziriza iriheruka, Yohana 11:23. tugeze mu isezerano rishya. ntabwo nzibagiwe icyo kimwe. Yeshuwe 14 isomo ryacu risoza ririmo ibyiringiro. Byahishwe 14:13. ibyiringiro byacu niho bijyana uhereye none. numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, numva ijwi rivugiye kwa data riti, andika uti, byandike uti, uhereye none. uhereye ryari? ngize amahirwe ndahari. uhereye ryari? none. hahirwa abapfapfira mu mwami wacu, hahirwa abagwa muri Yesu. umwuka nawe aravuga ati, mwuka ateramo kashe, ye ngo baruhuke imihati yabo, ngo baruhuke imihate yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. imirimo mu kanya mvuye mu karere k'iwacu, n'umufasha wanjye agomba kuzaho. turarebanye twuzuye inshingano dusabwa n'ubuyobozi, arazamuka ndamanuka, imihate yacu izashira. nta zindi nama namuhaye, navuga nti gira urugendo rwiza, nanjye umurimo w'Imana, kuko imirimo yabo ibaherekeje ijyanye nabo. uhere none hahirwa abapfapfire hehe, ni bangahe bifuza kuzaruhukira mu mahoro y'umwami wacu? Data uri mu ijuru aturebe kandi atwumve. kubwo kwizera kwacu tuzazuka, ku munsi wa nyuma tuzongera turebane imbona nkubone. nzakubone uzambone, ntuzabure sinzabure, kubwa Yesu umukiza wacu.